ene taya bi ene edraya tuta ene esta nyemerera kakanya wumva ubutumwa ukumva ukwiye guhindukira kandi ukwiye kurokora biwanyu ukarokora umuryango wawe ukarokora itorero rya ukarokora ishuti ukarokora umudugudu utuyemo reka kujya kwisanisha nibyo tugira ngo mutangarize ko ibyahanuwe bigiye gusohora ariko reka gushyuha utambikamo iby'Imana itaguhaye reka kujya kurwana intambara utagezemo reka intambara bayirwana barahari barabitorejwe nawe ufite intambara watorejwemo tugende mu misozi kwa mbona abantu benshi mbona amagare ubuhanuzi si rimwe umarutse ndetse ubuhanuzi buramanuka abantu benshi bakifata uko bigize gute bashatse ariko ibyo ntabwo bitureba icyo dukeneye ni ukurangurura ubumva wo kurokoka karokorwa wo gutabarwa akagira gute agatabarwa Imana itugirire neza mbona amagare menshi aramanutse icyambaje kandi gitangaje mu ibyo ngibyo ngiye kubona mbona abantu benshi ngo bambaye amakanzu aya ngaya y'abageni bambaye amakanzu y'abageni bari abageni benshi ngo noneho magera nje kureba nyine abo bantu bambaye amakanzu ikintu cyambabaje ni kimwe ijwi ry'Uwaramye ngo mbwira abantu jya ugenda wejejwe jya ugenda wihanye yaba ari umugabo yaba ari abana ugende wabanje guca bugufi waciye bugufi kwihana murabizi ari n'abagaturika murabizi guca muri penetesi yaba nta utazi kwezwa yewe ubu nta utazi kwezwa ku butumwa bwageze ahantu hose Imana irambwira ngo impfu zibaye nyinshi reka mbabwire gupfa n'ubundi uzapfa nanjye nzapfa ahubwo ugiye hehe iza kusobanurira Imana irambwira ngo abantu benshi pe yagiye baha amasezerano yuko bazagira gute ari abageni bayo cyangwa se izabagirira neza ariko ngo bamaze bamwe kugira gute kwivanga kandi itungura rigize gute riraje Imana irambwira ngo mbabwire ngo kitungura ririje mwari mwaremerewe iki mwakase hari aho nabonye imyerekwa nabonye imyizani bacuruzi cyane muri gutsindwa n'imyizani mwaragiye ibaze kuba irobo y'ikintu runaka ryagucumuza ntubone ijuru kamaye ntangiye message izindi ndabanzitanga ariko zise ziza gutyo nabonye mwarakasi ntago ari bose ariko kandi abenshi n'abantu Imana yagiye igira neza ikababwira ngo gucuruza ikababwira gutabarwa mwaza mugakata imizani kubera iki mwabonye abanyamahanga babikora mukajya kwisanisha no mukajya gusa nabo kandi murabizi neza uko mwahamagawe abenshi ko nabonye igenzura ririza rikabatwara namwe nabonye bagarika ku myizani neza ibiro byanyu bigira gute birabura ntangiye message rwose irebana n'abacuruzi mwabantu b'Imana wowe uhagaze mu kintu wahawe n'Imana giciye mu isezerano Mana yambwiye ngo kirindisha imbaraga z'isengesho kuko Satani aje kuhagusabira kandi Satani aje kuhakwibira cyane mwabacuruzi iyi mizani iri kubacira imanza kandi namwe nabonye nkuko mukoresha imizani muyipimiraho nanjye nabonye muhagaze kuri ya mizani uko ibiro bigenda cyangwa se amarobo namwe nabonye hari ibiro bigira gute bigenda bibura rero bivuze eneneno tu pn taya bn ta ere tando Yesu Kristo nyemerera turi mu gihe cyo kugira ngo Uwiteka dushyire mu ihema turaje kugira ngo dutabarwe n'Imana ariko si kigiye cyo kigeze abantu bakaba babuze kugira ngo binjire hehe mu nkuge taravuze ngo ibya Kayisari mugire gute muhe Kayisari n'ibyo Imana mugire gute mubihereza Imana kuki mwivanze mukamira imvi z'urutarutaru ni iki cyabateye kugira ngo mufatwe mwafashwe gute na etando bigira ngo ikibabaje benshi bagiye kugira gute bagiye kubigenderamo bazi ko bari bambaye amakanzu bemerewe bwa bugingo nyamara baranyazwe hari igice kitoze hari aho mwemereye Uwiteka hari n'ahandi mwanze kugira ngo agere mwamufunguriye ibyumba bine ariko icyumba kimwe mugira gute muragifunga kandi cyo cyari gifite iki akamaro
Imana irambwira ngo genda untangire ubutumwa ngo nta kintu na kimwe abantu bazagera gute bazireguza kuko Uwiteka yararanguruye, Uwiteka yarabatumye, Uwiteka yarababwiye. Uzinjiramo gute kandi warameze imvi z'urutarutaro? Uzinjira gute? Ndakubaza, uzinjira uti? Ninde wakubwiye kujya kwivanga mu ibyo ngibyo? Kuki uri kujya kwisanisha nabo udakwiye kwisanisha nabo? Ibuka amajoro waraye, ibuka akarago warayeho usenga, ibaza ubutayu bw'amazi warayemo, none utuye Imana kwibagirwa. Bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV, turabasuje kandi turabaramukije mwese mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byose tunyuza kuri iyi channel. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi n'umugisha w'Imana ubasesekareho ndetse n'abanyu bose. Wabuherereye ku mugabane wa Amerika, Aziya, Afrika, Uburayi, mwese mukamundukukiye muri kano kanya. Reka mvuge ngo shalom shalom, ineza y'Imana nibonekeho. Uwiteka Imana bahire, Uwiteka Imana abagire neza kandi Uwiteka Imana abumvire mu izina rya Yesu Kristo. Ndi kumwe na Claire nitiyukana muri kano kanya n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi w'Imana. Imana impamagare kugira ngo avuge ubutumwa hafi na kure, wowe ushobora kumva ubutumwa ukumva ibyo ushobora kwihana. Imana impamagare kugira ngo wihane uve muri ibyo byaha uzabone ubugingo buhoraho. Reka muhe ikaze rero dukomeze twiganira. Ni ukumuha ikaze kuko hano ho ni mu rugo, n'umusango. Kare turagusohoje. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Muraho neza nshuti z'umusaraba? Uraho neza. Reka mbatura karimba ngo mbese muraho tutaravuga ibindi, mbese muraho bwoko bw'Imana mwe, mbese muraho nshuti z'umusaraba, mbese muraho amatabaza meza ate. Amen. Baramukije mu kivandimwe. Ese amatabaza meza ate? Mbese muraho nshuti z'umusaraba tutaravuga ibindi, amatabaza meza ati? Ndabaramukije muraho neza. Yesu ashimwe. Amen. Amahoro y'Imana ahimbazwe. Mbikirije nikirije mu izina ry'abantu benshi tutazi umubare, ariko bamaze kwiyandikisha barahari. Reka mbwire n'abandi ngo mukore subscribe mwamwandikishe mu muryango w'Umusaraba TV, kandi kujya muri uwo muryango ni byiza. Ni byiza kuko n'umuryango w'abana b'Imana kandi n'umuryango twumviraho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, twumva icyo Imana idushakaho kuko nta cyo duharanira uretse kuzabona ubugingo. Urakwandikisha, mbaza akantu gato, uyandikisha ute? Ni ugukora subscribe. Iyo ukoze subscribe uba wiyandikishije. Ese mama, ntabwo nicyo ni ibintu byoroshye cyane. Ubundi biba bihagije ubikoze rwose. Ntabwo njyewe wajya kuvuga ngo kwiyandikisha, base byandikisha gute ku Musaraba TV? Ahubwo wasanga ntajyaga nyikora, ntabyo narinze se mbabeshye. Ahubwo reka ngo babyita iyo ukoze subscribe uba wiyandikishe mu bagize umuryango w'Umusaraba TV, kuko twebwe hano tubyita umuryango. Ni umuryango w'abana b'Imana. Duhurijwe hano rero no kuvuga ijambo ry'Imana, duhurijwe hano no kuvuga Yesu, ariko tukamuvuga neza kuko hari n'abamuvuga nabi. Dukeneye abavuga Yesu neza. Duhurijwe no kugira ngo tubwire abantu benshi aba hafi na kure bave mu byaha basange Kristo, ko Yesu nicyo ashaka, nicyo kintu adutumye. Tubwize abantu ukuri. Ukuri ni Yesu, ukuri ni ijambo ry'Imana. Nta bindi bitugenza, ntabwo tugengwa n'amatiku n'ibiki. Ana tugera ku musaraba. Ntabyo, kandi Imana izayiturinde. Niyo mpamvu muzajya musaka ku Musaraba TV hari ibiganiro bitajya bihanyura kandi bica ahandi. Nuko twe twahamagaye gutyo nyine. Nuko Kare turagusuje. Nuko Uwiteka duhagurukije gutanga ihumure kugira ngo tubwire abantu bave mu byaha bongere bagaruke. Kuko ntago Yesu cyangwa se Imana iyikurebye ikakubonaho amaraso, ntago igucira urubanza rubi, ahubwo ikwita iki? Ukiranutse. Niyo mpamvu rero natwe yadutumye, nta kiguzi, nta kindi ngo nugukanda aho honyine ukaba uriyandikishije. Ntago nzi kuhavuga, ariko navuga ngo nugukora sabone
nawe sinagerageza sabone mu gifaransa ni uko rwose twasoma dukora sabune ubundi ibintu ukabyemeye ubundi ugakurikira ijambo ry'Imana. hari ukuba waranamutse, hari ukuba wumva waracitse intege, wumva ibihe byaragushizemo bitewe n'abo mwabanye n'abo mwagendanye, ariko iyo ugeze ku musaraba tize urahahembukirwa. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kumva umuburo w'Imana. Amen. Yego, amen. Twabaga rero ikaze ariko tubwira n'abantu baba bashaka kudushyikira, nabyo tuba tubyemeye kugira ngo dushyike muri uyu murimo, nabyo babyemeye, ntimuzagira ikibazo. Umuntu ushaka kujya tuvugisha agera kuri nomero hasi, ubu yifite aramwita kandi akamwitaba neza. Yego, inkunga yose irakenewe. Inkunga yose irakenewe, ariko kandi mwifuza no kuvugisha abakozi b'Imana, kubatera inkunga nabyo muri uyu murimo, nabyo biba bikenewe. Iyo dusoza ikiganiro, mujye murangiza ikiganiro, haba hariho nimero z'uwo muntu ukamwihamagarira, ukavuga nta uciyeho rwose. Ntuzajye ntago tujya kuvuga ngo ca kwa runaka nimba ukeneye kerere, oya, nimba ukeneye kerere nimero yo ibiriho direct uramwihamagarira mukavugana ukamubwira icyo umushakira. Ikajyana nta wundi muntu uciye ngo ca kwa runaka, oya. Kare turagushimiye rero kubwo kwitabira nawe ukaza kuvuga ubutumwa bwa Yesu Kristo. Amen. Navuga ngo twitabye Imana, twarahamagawe, ntago ari ibintu byo kuvuga ngo tuje gushakisha. Kuko namaze kumenya ko iyo ugendana n'Imana ukumvira umwuka wera w'Imana, Imana nawe igendana nawe. Imana ishobora kubwira ngo mu kazi cyangwa se mu byo uri gukora, genda ujye hashi kujye kure abantu yo batanu. Nta mpamvu yo kuninira ijwi ry'Imana. Genda ukora ibyo umwuka arimo aragusaba. Ushobora kuba nanjye kreka ngo haguruka ugenda hana ujye kuvuga ubutumwa, nta mpamvu yo kuninira. Reka mbabwize ukuri, turi mu bihe bya nyuma. Yego, ibihe mbena bwa buhanuzi bwagiye butangwa tubirimo byarasohoye. Niyo mpamvu rero dukorera Imana mbena nk'abazapfesha, sibyo? Mbena bajya ngo dukorere ngo ijuru nk'abazaritaha, dukora isi nk'abazayivamo, sibyo? Rero icyiciro cyose urimo, mu mwanya urimo, banza umenye ngo se ndi kwemerwa n'Imana, ese ndi kugendana n'Imana. Kubera iki muri iyi minsi nepo urimo urareba basi umuntu ukora n'inzi ko ari umuntu w'Imana, niwe siwe bimeze bite? Kubera iki arimo arasa nk'abisi, sibyo? Kubera iki rero jya ugendana ryabanga ry'Uwiteka, ugira aho ugarukira mu byo uvuga. Kubera iki marayika w'Imana bahari arimo aragenzura ibyo uri kuvuga, arimo aragenzura imikorere yawe, imicururize yawe, cyane mw'abantu mwe tutaratangira ikiganiro ku kintu cyerekeranye iminzani mwabacuruzi mwe. Iyi minzani mwakase, hari aho nabonye imyerekwa, nabonye imyizani bacuruzi cyane cyane muri gutsindwa n'imyizani. Mwaragiye ibaze kuba irobo y'ikintu runaka ryagucumuza ntubone ijuru. Kamaye ntangiye message izindi ndaba nzitanga, ariko zise ziza gutyo. Nabonye mukate mwarakasi ntago ari bose, ariko kandi abenshi n'abantu Imana yagiye igira neza, ikababwira ngo gucuruza, ikababwira gutabarwa. Mwaza mugakata imizani kubera iki mwabonye abanyamahanga babikora, mukajya kwisanisha nabo mukajya gusa nabo, kandi murabizi neza uko mwahamagawe. Abenshi ko nabonye igenzura ririza rikabatwara, namwe nabonye bagarika ku myizani neza ibiro byanyu bigira gute birabura. Kwa kundi nyine ikiro cya runaka cyaburaga naje kugura 25-30 hakagenda ikiro, nawe ibiro byawe bigiye kugira gute bigiye kubura. Nabonye abantu benshi imyinzani igira gute idigadiga. Wa mubyeyi we, urabizi ahantu wasengeye Imana ikakwemerera gucuruza, urabizi naho wabikuye, kuki wishinze mu karunaka utazi uko yaje mu gucuruza mu rugo bucuruzi, kandi wowe warabihawe n'Imana ugashaka kugira ngo wunke wacuruje duke twawe k'Imana ari itanga inyungu. Reka mbanze ntanga iyi message rwose irebana n'abacuruzi. Mwabantu b'Imana, wowe uhagaze mu kintu wahawe n'Imana giciye mu isezerano, Mana yambwiye ngo kirindisha imbaraga z'isengesho, kuko Satani aje kuhagusabira kandi Satani aje kuhakwibira. Cyane cyane mwabacuruzi mwe, iyi minzani iri kubacira imanza, kandi namwe nabonye nkuko mukoresha imizani muyipimiraho, nanjye nabonye muhagaze kuri ya mizani. Uko ibiro bigenda cyangwa se amanusa amarobo, namwe nabonye hari ibiro bigira gute bigenda bibura. Rero bivuze iki mu bucuruzi urimo, mu kazi urimo? Uko nabonye ari abantu benshi bagiye batandukanye. Mana yambwiye ngo mwaribagiwe, kuki mwibagiwe wabahaye amata, kuki mwibagiwe wabagaburiye. Mu cyiciro urimo uzi ko utahomba, uzi ko ibintu bitagira gute bitashira,
ahaha ko nabonye hari akantu kakuma bazana bagakozaho nkabona kagiye kayoyora ibintu wewe wumvise iyi message ongera ugaruke wongera upfukame wongera ubwira Imana ngo Mana mbabarira narayobye nagenze nkuko nabonye abandi bagenze ariko mbabarire Yesu araza kukubabarira wikwishinga abandi wigenda nkuko abandi bagenda kuko ubwo bucuruzi wabukuye hehe mwisengesho wapfukamye wasenze ibuka ongera wibuke Imana itugire neza niyo message narindi gutanga nyereza abacuruzi arabari Muhanga ara umujyi wa Kigali Gisenyi cyangwa mu Ruhengeri aho hose umucuruzi ahari wese warakuye ubucuruzi bukuye ku mazi senga Imana itugirire neza amen Imana rote kererevo sayini kire manda grome hatakuwa mando Imana itugirire neza Yesu agumugisha kandi niyo message yari ikenewe kamvuge ngo ibyavuye ku mavi babirindisha amavi cyangwa se abirindisha gusenga kiri tubwira abantu dutanga ikiganiro ngo abantu bareke kwibagirwa intego y'urugendo bashyize imbere impamvu y'urugendo kuko hari abantu bahaye agaciro impamvu y'urugendo ariko kwibagirwa intego y'urugendo intego rero umuntu uzi ko yibagiye intego y'urugendo agashyira imbere impamba y'urugendo yongere yisubireho ifite agaciro n'intego y'urugendo ntabwo ari impamba y'urugendo kuko impamba idahari wakomeza urugendo ariko intego idahari ntiwamenye yugi naho ngaho yego reka kerere ngo usabe uhite usenga Imana dukomeze twinjira no mu butumwa uri Imana yacu nziza uri umurengezi wacu ubwugamo bw'umugaro taraya sikabini fogere tuta ene estai ene taya bi ene etaino haleluya Imana ishimwe turagushimye kubw'ineza n'imbabazi zawe turagushimye kandi kubw'urukundo rwawe no kubw'uyu munsi watwongereye no kubw'iyi tariki icyubahiro n'ikibi cyawe nyemerera mwami Imana kuko duteze amatwi n'abantu benshi kandi bo kwisi bagiye batandukanye aka kandi dutangiye kino kiganiro unyemerere mwuka wera w'Imana haze habane natwe mu izina rya Yesu dukeneye guhemburwa nawe dukeneye kongera kutugarukaho ubugira kandi dukeneye kuyoborwa na mwuka wera ene taya bi ene edraya tuta ene esta nyemerera kakanya twebwe tubure nk'abantu garagare muri twebwe bagiye gutega amatwi Umusaraba TV bakumva ne etango bi ene edra ene no tu pi ene taya bi ene ta ere tando Yesu Kristo nyemerera mwuka wera w'Imana agende asange ingeri zose aho ziri mu izina rya Yesu cyo dukeneye ni abantu bava mu byaha bakaza kuri Kristo kuko nta wundi haleluya ugomba kuduha imbaraga ni Kristo nta wundi ugomba kudusunikira mu byiza ni Kristo nta kindi gitumye twicara kuyikamera nukugira ngo abari baraguye bongere babyuke bari baracitse intege bongere bagaruke mu mbaraga izina ryawe nirihabwe icyubahiro umuntu wese ugiye gukurikirana kino kiganiro afite ibibazo by'uburwayi akire kandi yongera ahaguruke wagenderaga ku kibando ahaguruke mu izina rya Yesu mwuka wera w'Imana turasenze iki kiganiro kigere ku mpera z'isi kigende yewe n'umuzungu utumva ikinyarwanda mu izina rya Yesu uwite ufite ukuntu ugenda ugakonigitana n'undi muntu akumva icyo ushatse kuvuga mwuka wera w'Imana agenda burire ugomba kumva haleluya kandi unyemerere uzenguruke ugenda ujagajage uturishimira abanimiyaga haleluya ugenda utanga ihumure mu mitima y'abantu mwami Imana wongera ugaruke bundi bushyashya ndagushimye dutangiye gahunda mwami Imana yo kuvuga ubutumwa bwawe ubane natwe ngiye kirere mbure ugaragare muri nge nepo abure aho ugaragare muri twebwe turaritse Imana umwana ndetse n'umwuka we iki kirere turakibohoje kandi ijwi ryacu mwami urikoreremo rigenda urubyiruko
urubyiruko ritega amatwi, ababyeyi batega amatwi, abagabo batega amatwi, urizemo imigambi y'ishakura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagushimye kuje gukora imirimo n'ibitangaza. Tegeka uganze mbisabye n'izina izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka mbere gutangira ikiganiro cyangwa se gutanga message tubanze turirimba umuririmbyi 122 mu Gakiza. Yesu mwami ni utubaza ati ninde ntumye mu murima wanjye, dore hari benshi bazimiye, genda ubamenyesha ubuntu bwanjye Mana yanjye. Ntegeka ubu unkoze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye, ntegeka ubu ntumwama mu bundi imbere yawe. Umuntu w'Imana yaravuze ati njye ntacyo nishoboreye, ariko ashyuhijwe n'umuriro uti Mana none huza untume Mana yanjye. Ntegeka ubu unkoze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye, ntegeka ubu ntumwama mu bundi imbere yawe. Hari abantu benshi bazimira batamenya umwami Yesu Kristo, muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu Mana yanjye. Ntegeka ubu unkoze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye, ntegeka ubu ntumwama mu bundi imbere yawe. Igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azabakira ababwira ati mwakoze neza Mana yanjye. Ntegeka ubu unkoze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye, ntegeka ubu ntumwama mu bundi imbere yawe. Amen. Abantu benshi bajya kure batize kereti kuki abandi indirimbo zo mu gitabo bazibagiwe, ese kuki ukunda indirimbo zo mu gitabo? Nuko izi ndirimbo zo mu gitabo ku muntu uzikunda cyangwa ukunda kuzikurikirana zirimo ubutumwa bw'iki bw'Imana, harimo ubuhanuzi. Ngo umuntu w'Imana yaravuze ngo nje nta kintu nishoboreye, ariko agize gute ashyuhijwe n'iki n'umuriro, aravuga ngo noneho Mana ngwino ntume. Reka nkubwize ukuri, atari umuriro w'Imana ntiwaza kuyi mihanda kuvuga imbaraga z'iki z'Imana, wagira ubwoba, watitira, nawe wamera nka Yona. Reka mbabwize ukuri, wavuga ati Mana rero ntinyi imijugujugu, ntinyi ibitero, ariko ashyuhijwemo n'iki n'umuriro. Ngaravuga ngo noneho Mwami ngwino ntume. Kubera iki? Ntago wapfa kuzangaho udashyuhijwemo n'iki n'umuriro, muriro w'Uwiteka utakwatsemo. Nta nicyo nabona naza kubabwira, nta nicyo nabona mbwira imbaga y'iki y'Imana, ariko umuriro w'Imana iyo umaze kugira gute kutugeramo ntago umenya ko ari wowe. Haleluya. Uba wumva hari ukundi umeze, kumva n'ibintu bikomeye wabiterura, n'ikizu wagiterura, ukumva nta n'ikintu kibaho. Ubundi iranyo nibita ikizu ni ikizu, niyo izi kubungabunga abana bayo, ifite imbaraga. Rero bivuze iki? Iyo uri umuntu w'Imana wamaze kuzamo umuriro w'Imana, ntago wongera kugira gute kwitekereza ngo umuntu w'Imana yavuze ngo none Mwami ntago cyo nge nakurerena navuga iki, nta kintu nishoboreye. Kirere wavutse hari, kirere utarize, kirere navuga iki? Nabwira icyo abantu barangije kwiga, nabwira icyo abantu bafite ubwenge, nabwira icyo abantu bubatse amatara, nabwira icyo abantu bagenda. Ariko umuriro w'Imana cyangwa se umwuka w'Imana iyo ari muri wowe, ntago buri icyo ubwira abana b'Imana. Kubera iki? Turi mu rugendo mu gufashanya. Haleluya. Turi muri urugendo, ugomba kumfashisha
ibyagufashije kugira ngo ukomere wambare imbaraga, ukampa ubuhamya bwawe, ukambwira icyo umwuka gutumye. Haleluya. Tugakomezanya. Waba wari ugiye gucika intege, wari ugiye kwiyahura, kubera ko mwuka wera w'Imana yagize gute yangezemo. Imana itugirire neza. Watega amatwi ukongera ukagira gute ukagaruka. Umuntu w'Imana avuze ngo noneho mwami urabizi kerere bitewe n'ibyo ndi gucamo, bitewe n'ibibazo ndimo, nta kintu nge nishoboreye, ngariko akimara kugira gute gushyuhijwamo n'umuriro, ngaravuga ngo noneho mwami ngwino ntume, kuko atari nge witumye, kuko atari nge wijyana. Ndabizi ko aho ngiye ni masinagogi arya, ndabizi ko aho ngiye bazi gutukana, bazi kuvuga, ariko umuriro w'Imana wakugezeho ntago wongera kubona ibyo byose ubireba nk'ibigize gute nk'ibibambwe. Ntago ari wenyine uri kwikore, ahubwo ni Kristo uba uri muri wowe. Imana itugire neza. Yemwe bantu mwemereye mukaba mikoro, Imana ikabanyuramo mukarangurura, hari ingororano z'abana b'Imana. Muri ndaravuze ngo ingororano z'abihanganye n'ukuri zirahari, ubwo azaza azaduhemba. Ingororano z'abihanganye n'ukuri zirahari, ingororano z'abana b'Imana bihanganye n'ukuri zirahari. Impamvu nkubwira ko zinahari mfite n'ibihamya, nuko bagutega imisi ugatambuka, nuko bakohereza amahembe warangiza ukayacika. Reka mbabwize ukuri, sinzakubwira ngo ntago uzapfa, gupfa ko uzapfa, ariko hahirwa bapfira muri Kristo Yesu. Haleluya. Kuko ntago uzatura ku musozi ngo utureho gutyo gupfa ko uzapfa, ahubwo ikiri itara cyane ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azabakira ababwira ati mwakoze neza. Ariko uzi umuntu uzagushimira nepo, Yesu akakubwira ngo umva nepo enda iri kamba kuko wararikoreye, wakoze neza mwana wanjye. Yarangiza akakumurikira. Ushobora kuba hari abo wakunze mu batubanjiriza ba Eliya, ukabukunda Eliya, umunsi wapfuye uzabona Eliya haza kuyereke muganira ngati wowe bikoze ute, ko bira bintu byari bigoye. Mubwira ati nagiye mpura n'abagore benshi beza, ariko ntago ari nge wabyishoboje, bari bafite n'amafaranga kandi nari umukene. Wabigenje uti tinge niringiye imbaraga z'ikizimana. Nambwira ati nanjye rero nuko byagenze, n'imbaraga z'Imana zagize gute zankoresheje. Ngo aranje abwire ngo mwakoze neza abahembe. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, muri gucumuzwa n'ibyo muri kubona mbena mu gihugu cyo mwijuru dufite amakamba, kandi si ibyo ngibyo, hari amazu meza yaduteguriwe. Haleluya. Cyora kwa kire ntayo mfite, ariko mu gihugu cyo mwijuru waza tukazabona ndimo ndinjira mu etabirote desi unikirere uri muratahara ahantu kubera iki narabiharaniye. Imana itugirire neza. Bivuze iki rero muntu w'Imana, bwoko bw'Imana, hagarara neza, Uwiteka araje kandi aje kugira gute, aje kudutabara. Imana itugirire neza. Ngo hari abantu benshi bazimiye batamenya umwami Yesu Kristo, muze tujya kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu twaje kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo ry'Imana. Hari abantu benshi bari kuzimira, wanamubwira ntamenye ko yagize gute yazimiye, wanamubwira ati muntu w'Imana hindukira, ntabimenye, ariko nyamara yatumwaho nagenda cyangwa yatega amatwi yakurikirana umusaraba ati uyu muntu w'Imana ni njyewe yatumweho, reka nongere ngire gute ngaruke. Muze tujya kubabwira inkuru nziza z'agakiza k'ijambo ry'Imana. Ndagira nkumenyeshe ngo mugabo mwashakanye mwarasezeranye, ibyo nivanga mutungo, ariko agakiza nakawe, ntago ari ivanga mutungo ryawe nakawe wenyine. Uri kumva ukuri gukizwa n'ibyawe wenyine, haranira gukizwa neza. Urumva kuko ingororano z'abihanganye zirahari, ntago mbashaka bakuvuga ibyo nibareba. Wowe kizwa ukiranuke, kora ibyo gukiranuka. Niba umushumba yatumiye korari ugende witabire, niba yatumije ugende witabire. Kubera iki? Niye wenyine bigize gute bifitiye inyungu. Imana itugirire neza. Amen. Haleluya. Tugiye gusoma itangiriro ibice byaho ni 7, umurongo waho n'uwa 2 aho ngaho nyine. Tangiriro igice cyaho aho ngaho nyine ibice 7, uwo murongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tangiriro ibice 7 umurongo waho n'uwa mbere. Aho honyine gusa nta handuri bujye. Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge yabo mu nzu yawe mwese. Injira mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese. Uwiteka abwira Nowa ati
injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Imana tugirire neza. Amen. Iki cyari igihe turimo muri aka kanya nepo. Ni igihe nk'aho abantu basenze. Reka mbabwire, Imana yampaye mesaje ikomeye kandi iteye n'iki n'ubwo abantu Imana irimo irabatuma muri iyi minsi, nk'aho abantu bateze amatwi. Ntago gutega amatwi ntago ari ikiguzi bakubwiye, ni umuburo Yesu akuzaniye. Kandi buri muntu mu itorero aba uwejejwe mu iryo torero, nta torero na rimwe ritazagiramo iki umugeni. Icisha abantu bameze nk'amashyaka cyangwa se bameze n'ihangana. Uriya arimo Mwuka Wera w'Imana, uriya sarimo rwa rusengero basenga, ni ibyo bintu bibereyemo. Nibyo bintu bagize gute bibereyemo. Nicyo gihe Nowa yarahagazemo nk'iki ngiki aka kanya tugize gute turimo, ngo ariko Uwiteka byitegereje harareba abona umuntu utagira ishyari mwabo bavuga butumwa. Arareba abona umuntu utagira ishyari mwabo bashumba. Imana idutabare, Uwiteka kurebe, amenye ikiri mu mutima wawe, amenye niba ari ukuri, amenye niba ari ukuri. Muri iyi minsi umuntu arabura gutokora umugogo uri mu jisho ryiwe, agashaka kujya gutokora umugogo uri mu jisho ry'abandi. Nimusigaho ngaho, sibye Yesu atwikuruye umuntu niho wamenya umuntu nyirizina. Ngo ariko Yesu yitegereje abona umugabo bita Nowa, aramwitegereza abona afite umutima ugize gute ukiranutse. Cyari igihe ajya gusenga bakamuseka ngo yambaye bodaboda. Cyari igihe ajya gusenga akaza agasanga babasohoye mu nzu. Cyari igihe ajya gusenga agasanga inteko igiye iri imbere y'umuryango bavuga amagambo menshi agize gute atandukanye. Ariko kubwo gusenga kwa Nowa ntiyacika intege, ntiyareba ibyo bavuga. Bivuze iki mukozi w'Imana? Ngo baravuga ngo ukorana n'izindi mbaraga, niba uzi ko ntazo mukorana urajya kuburana iki? Wigize ubona Yesu ahantu hamwe ajya kuburana? Wigize ubona aho Yesu ajya kwisubiranamo ngo agende avuge ngo buriya mwarambeshyeye? Ko wasomye inkuru z'abatubanjirije. Wigize ubona umuntu uhagarara kuvuga ngo buriya ngo ngewe rero ngo barakubeshyera, urajya kwisobanura iki? Iby'Imana ntago bisobanurwa mu mubiri. Nane kutaya BN edra ntago bisobanurwa mu mubiri. Iby'Imana bisobanurirwa abari mu mwuka. Kujya gusobanura uri mu mubiri urimo ahubwo uratuma Satani azana izindi ngabo. Reka abantu bavuge, ikindi kihe bazisobanura iby'ukuri. Nta kintu na kimwe wakora ngo unezeze abantu. Niba Yesu yakoze imirimo n'ibitangaza, yageze kwa Yayiro umwana ari wapfuye agira gute arazuka. Agera kwa Lazaro amazemo iminsi 4 mu mva, Lazaro ngera bamuzima. Ageze kwa ari wapfuye Doroka kubera ukuntu abapfakazi barize, ntago barize kubera amarira, ahubwo bibukije Imana bavuga imirimo yakoze. Uwari wapfuye arengeragira gute arazuka. Yesu yatumye abafatifi bararyasamura bakuramo amafaranga, uri kumva? Y'umusoro arayatanga. Abo bantu bari bahari. Ndetse Yesu yatubuye imikati n'amafi abantu ibihumbi n'ibihumbi bagira gute bararya. Urumva uzanezeza umuntu uti kora ibyiza ugifite uburyo, utavuga ngo urarebwa. Niba Yesu akubwiye ngo fasha zirapfubyi, zifashe kubw'umutima w'urukundo, kubw'ubuntu Uwiteka ashyize muri wowe. Ariko baramuhindutse baravuga ngo nabambwe gakoreshwa n'imbaraga z'abadayimoni. Ndagira ngo mbabwire ngo hari abantu Yesu ashinzwe kwigishiriza ku bandi. Bamwe mujya mubona ko ugasanga umuntu arimo aravuga bitewe nyine nuko nyine umuntu bakamuvuga pe
bakamuvuga bakavuga ibyo akora. kandi reka mbabwire ibi bintu by'Imana, reka mbabwize ukuri, ibi bintu by'Imana muri ibyo yaravuze ngo waba wararuhiye iki wa munsi utabonye Yesu, waba wararuhiye iki. ibaze kera nzi ko nabwirije ibihumbi n'ibihumbi nk'ibitaramo wakoresheje ugasanga bipfuye ubusa. Mamiliyoni watanze ngo abantu babeho, amamituweli waguze ugasanga byapfuye ubusa. kubera iki? wabikoze kugira ngo abantu bagire gute bakurebe. ubundi ijambo rivuga ngo ukwaho kw'imoso ni gutanga, uko ujya ukagira gute ntukabimenye. kera niba nagiye gusengera wa muntu agahaguruka ibitangaza bikaba singewe n'imbaraga z'Imana zigize gute zibikoze. ntabwo ari ngombwa kugira ngo njye kubitondora vuga ngo dore nasengeye nagize oya. ese niba nshaka kwamamara ndi kuvuga ibyo ngibyo Yesu azamamara ate? ariko uri kubwira n'abantu bazaguhinduka. ngo Yesu barangije bagira gute? baramuhinduka. babonye hari uko nyine bakubona wari umukire muri karitsiye, ariko ibintu bigushizeho uhuye n'intambara, abantu baraguhindutse ntibibutse ko wanabagaburiye. abo ni abantu niko bateye. none se kuki ushaka kujya kwisobanura uzi ko n'umwami wawe wakubambiwe ariko byamugendekeye? ikintu gituma ujya kwisobanura ku bantu ni igiki? banza umenye ngo ibyo nakoze byaranditswe, hari aho biri mu gitabo ko hari icyo nakoze. ibyo byose Yesu yabikoraga bikorera abantu, ariko baramuhindutse baravuga ngo ni umwami w'iki w'abadayimoni. niba Yesu yari afite ububasha bukomeye, abantu bakamuhinduka, umaze gukora ibitangaza bingahe? ni iyihe mirimo umaze gukoreshwa ku buryo ujya kwisobanura? ndimo nakubaza nanjye ngira gute nibaza. yemwe bwoko bw'Imana, bahanuzi bavuga butumwa, niki gitumye mujya kwisobanura? niki? reka Yesu azagire gute abasobanure. niba ataraza gusobanura si uko atinze. Yesu akorera igihe. abandi ngo mwacitse intege muvuga ngo buriya ngo ntago bababeshye. wishaka kurya muri ibyo yaravuze ngo reka kugabuza ibitarashya, ijuru riragukunda ntiryaguha imitura. bimeze neza, birimo intungamubiri, bikabamo n'intungabugingo, biri ku mashyigasha. ihangane, ndumva biri gutogota. ihangane, iyo nzara si yo kukwica. ihangane, barimo kubikaranga bongeramo ibirungo kugira ngo niwegera ameza uzaryoherwe. bivuze iki rero? biri ku mashyiga. ihangane mwene data, biri ku mashyiga. ihangane, birimo biratogota. ihangane, iyo nzara ufite ntabwo ari iyo kukwica. mubyeyi, inzara ufite ntabwo ari iyo kukwica. Imana itugirire neza kandi Imana idutabare. Imana yakubwiye umugabo izamuzana. ihangane. Imana yakubwiye kuguha urubyaro. ihangane, izaruguha. Haleluya. wijya guhiganyira bariya badafite nzayimana. wijya kubaganyira ntuza buri kubwira abaribo. n'iki gihe rero ni iki gihe Nowa yarari, ntabwo nize ntatira ijambo. Uwiteka abwira Nowa ngo mwana wanjye, nabonye abajya kumvuga bajya kuharabika ngo buriya ngo narabeshye, ntabwo urimo. waransenze urampamiriza mu bantu, jya kubwira abarozi ko ndi Imana ikora, ubwira abasinzi ko ndi Imana isimbena ikura abantu mu businzi. Nowa mwana wanjye ntabwo wigize umemukira. none dore inyiturano nguhaye, injira mu nkuge kandi winjiranemo nabo umuryango wawe bose. Gitangaza cy'Imana. shaka kukubwira ngo umukiranutsi w'Imana aho yaba ari, yakiza umudugudu, yakiza itorero, yabakiza akabarokora kubw'umuntu umwe wonyine w'Imana uhagaze aho ngaho. ahubwo ndimo ndakubaza ngo aho uhagaze icyuho uhagaze ute? urimo urasiba icyuho ute? urimo uravuga ute? urimo uragenda ute? mukiranutsi w'Imana. Haleluya. ntabwo uzabaho gutyo ngo ugende abantu bavuga ngo burangwara. oya, ntabwo uzabura bakuvuga. dore inyungu nawe yakuyemo, nikaba umuryango we babonye iki?
binjiye mu nkuge mu gihe turimo cyo kugira ngo abantu mwinjire mu nkuge mw'abanyamasengesho mw'ababyeyi mwe turi mu gihe cyo kugira ngo abana bacu tubasengere nabo binjire mu nkuge turi mu gihe cyo kugira ngo Uwiteka dushyire mu ihema turi mu gihe cyo kugira ngo dutabarwe n'Imana ariko si iki gihe cyo kigeze abantu bakaba babuze kugira ngo binjire hehe mu nkuge babuze ko niba usenga Imana mukurira mu mwuka Uwiteka aje kuguhamiriza no mu muryango wawe binjiremo nshuti zawe zinjiremo zibona ubutabazi kuko wagize gute wabasengeye igihugu cyawe kibona iki ubutabazi reka mbabwize ukuri Imana ntahihurira n'ibya politiki Imana ntahihurira n'ibi ngibi muri kubona iby'Imana byumvwa n'abari mu mwuka Imana ni umwuka n'urukundo n'abayisenga yego bakwiye kwisengera mukuri no mu mwuka n'abayisenga mukwiye kwisengera mukuri no mu mwuka nimureke iby'abandi biyoborwe n'abandi hari ababigene bagomba kugendera mu ibyo ngibyo ubundi mwafashwe ryari mere nka mwana w'umukobwa ati mwafashwe ryari kubera iki ibiri kuza mwese muri kugendana mu ibyo ngibyo muri kirabaye mu muyaga yaravuze ngo ibya Kayisari mugire gute mwe Kayisari n'ibyo Imana mugire gute mu bihereza Imana kuki mwivanze mukamira imvi z'urutarutaru ni iki cyabateye kugira ngo mufatwe mwafashwe gute na etando bene edra tuta ene esta uri murabijyamo yarabyigiye ariko ngiyewe natojwe gusenga ntago natojwe biriya hoya mfite uko natojwe abasirikare b'Imana bafite uko batozwa n'igisirikare cy'isi gifite uko gitozwa ninde wabatoje ninde ufite uko watojwe hamagawe n'iki n'Imana ngariko umukiranutsi w'Imana ngo Uwiteka mubonye aramubwira ngo injira mu nkuge yawe uzinjiramo gute kandi warameze imvi z'urutarutaro uzinjira gute ndakubaza uzinjira uti ninde wakubwiye kujya kwivanga mu ibyo ngibyo kuki uri kujya kwisanisha nabo udakwiye kwisanisha nabo ibuka amajoro waraye ibuka karago waraye usenga ibaza ubutayu bw'amazi warayemo none utuye Imana kwibagirwa Imana yagutumye koko cyangwa n'umuntu wagutumye Imana irwana intambara yo mu mwuka ifite n'ukuntu abayo Imana ivuga abayo bakobyumvira mu mwuka ni iki ese ko nabonye abantu bagenda bashyirwaho ibimenyetso uraza guhagarara he mwene data ko wagiye umera imvi z'urutarutaru kandi wari umuhanuzi rwose pe ariko wameze imvi z'urutarutaru ni amafaranga atumye umera imvi z'urutarutaru ubu se abakire twagiye tubona twabyirutse twumva bavuga mu mazina uracyabumva wakora ijuru nk'uzaritaha gakorera isi nk'abazarivamo koko ni byiza amabazi uraza kuyambara shongo nziza uraza kuyambara modoka nziza uraza kuyijyamo ariko ninde wagutumye kujya kwivanga mu bintu udakwiye kwivangamo Imana ikurengere Imana igutabare niwumva ubutumwa ukumva ukwiye guhindukira kandi ukwiye kurokora biwanyu ukarokora umuryango wawe ukarokora itorero ryawe ukarokora inshuti ukarokora umudugudu utuyemo reka kujya kwisanisha n'ibyo utahamagariwemo ibuka ubutayu bw'amazi warayemo koko urahageze urahindutse ikintu kiguhinduye ni iki kiguhinduye mwembe yavuze ngo ni iki gitumye ibise bigufata ukaba wihebye nk'umugore uri kunda ni iki gitumye ni iki twahamagawe bitandukanye ntago Imana ijya kurwana uko nguko ntago Imana irwanisha amaboko ifite uko irwana ntago uzi ukuntu igize ikoresha amadubu ntuzi ukuntu igize ikoresha amavubi ntuzi ukuntu ikoresha ibikeri ni gute ni iki Imana igutabare Imana itugirire neza Imana idutabare ngo Uwiteka abwira Kirere abwira Nepo w'umusaraba abwira uteze amatwi ngo injira mu nkuge
nitegereje usengera, nitegereje karitsiye utuyemo, sanga urakiranuka, none nkutuye kwinjirana n'abo umuryango wawe bose. Ndagira ngo umutangarize ko ibyahanuwe bigiye gusohora, ariko reka gushyuha utambikamo iby'Imana itaguhaye, reka kujya kurwana intambara utagezemo. Reka intambara bayirwana barahari, barabitorejwe. Nawe ufite intambara watorejwemo. Tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze baze bakizwe be kugwa mu muriro. Nta kindi watorejwe n'icyo ngicyo. Tugende tubabwire ibya Yesu. Kujya kubabwira ibya hariya ntago bitureba. Icyo turano kuvuga iby'inkuru ziza za Yesu. Genda uzane indaya, uzane nk'eshanu zize zikizwe. Ugenda ubwira abagabo bangahe bari bararetse umurimo w'Imana baze bakizwe. Kuko hari ibitakureba. Ibikureba n'iby'ubwami bw'iki bw'Imana. Matiku naga kureba. Gusebanya n'intambara zidashira ntago bikureba. Buri mbyaravuze ngo urugamba ruzashira twibere mu mahoro. Kubera iki? Irabizi neza ko urugamba ruzashira tukirebera hehe mu mahoro. Ntago nzi iyo fu aho rivuye, sinzi n'ibyo ngibyo ko bigize gute uko bije, ariko ndakubwira ngo wimera imvi z'iki z'urutarutaro. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, Uwiteka niwe mwungeri wanjye, Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Kandi buri muntu wese afite uwamutoje, afite afande we, ariko twebwe afande wacu ni Kristo. Ni Kristo niwe udutoza. Niwe udutoza. Saduraka na Meshaka na Abedenego barahagaze bahamya Imana mu gihe kigoye. Ngitanura ry'umuriro ryenyegejwe inshuro zingahe yemwe? 7. Ariko Yesu aratabara, Yesu abagirira neza. Imana dutabare. Narindimo mvuga kubwo butumwa. Ninde wagutumye? Ninde urimo urakorera uhe mwami? Ese uri guhembwa nande? Ese ko igihe kije kandi kikaguhindukiriraho? Imana iturengere, Imana itugirire neza. Amen. Amen. Niyo message yarije. Reka ntange indi message Imana yarigize gute yampaye kugira ngo mpereze abantu. Nepo nagize yerekwa mbona abantu benshi mbona amagara. Ubuhanuzi sirimwe umarutse, ndetse ubuhanuzi buramanuka abantu benshi bakifata uko bigize gute bashatse, ariko ibyo ntago bitureba. Icyo dukeneye no kurangurura ubumva wo kurokoka karokorwa, wo gutabarwa kagira gute agatabarwa. Imana itugirire neza. Mbona amagare menshi aramanutse. Icyambaje kandi gitangaje mu ibyo ngibyo, je ko mbona abantu benshi ngo bambaye amakanzu aya ngaya y'abageni. Bambaye amakanzu y'abageni, bari abageni benshi. Ngo noneho magera nje kureba nyine abo bantu bambaye amakanzu. Ikintu cyambabaje ni kimwe, nasanze bambaye amakanzu ndetse n'amavara, ariko ntago bari bakarabye ibirenge. Ntago bari bagize gute, bari bakarabye ibirenge. Ngo ndangije ngo naho nkabona bagiye kugira gute, bagiye kwambara ngo bambaremo inkweto n'uburimiro. Ngo ndababwira ngo nimusigeho. Ni gute mwambaye amakanzu, ni gute mwambaye amavara, mwarangiza mukajya kwambara inkweto mutagize gute, mutoze ibirenge. Nepo naraye niruka ngo njya gushaka amazi. Narangije yerekwa ntagize gute, ntabonye nzana amazi. Iza kusobanurira Imana, irambwira ngo abantu benshi pe yagiye baha amasezerano yuko bazagira gute ari abageni bayo cyangwa se izabagirira neza, ariko ngo bamaze bamwe kugira gute kwivanga, kandi itungura rigize gute riraje. Itungura rigize gute riraje. Imana irambwira ngo mbabwire ngo kitungura ririje. Mwari mwaremerewe iki kuba muri abageni ba Kristo? None hari abatoze. Bishatse kuvuga iki? Uwiteka yagiye atuma akohereza abahanuzi, yaba ari mu matorero, yaba ari muri aya macano, ahantu hagiye hagize gute hatandukanye. Abantu nk'abo batumvise bakisigira akantu.
ukihana ukagira akantu ugira gute usiga, warangiza ugapinga wa muhanuzi wagize gute watumye n'Imana. Imana irambwira ngo ikibabaje benshi bagiye kugira gute, bagiye kubigenderamo bazi ko bari bambaye amakanzu bemerewe bwa bugingo, nyamara baranyazwe. Hari igice kitoze, hari aho mwemereye Uwiteka, hari n'ahandi mwanze kugira ngo agere. Mwamufunguriye ibyumba bine ariko icyumba kimwe mugira gute muragifunga, kandi cyo cyari gifite iki akamaro. Imana irambwira ngo genda untangire ubutumwa ngo nta kintu na kimwe abantu bazagera gute bazireguza, kuko Uwiteka yararanguruye, Uwiteka yarabatumye, Uwiteka yarababwiye. Nongera mbona ubundi butumwa, nongera mpabwa indi message. Ijwi ry'Imana ngo mbwira abantu, jya ugenda wejejwe, jya ugenda wihanye. Yaba ari umugabo yaba ari abana, ugende wabanje guca bugufi, wowe waciye bugufi kwihana murabizi. Ari n'abagatulika murabizi guca muri penetesi, yaba nta utazi kwezwa. Yewe ubu nta utazi kwezwa ku butumwa bwageze ahantu hose. Imana irambwira ngo impfu zibaye nyinshi. Reka mbabwire gupfa n'ubundi uzapfa, nanjye nzapfa. Ahubwo ugiye hehe? Sibyo? Hari ukuntu umuntu Imana imutuga tarikurari ubusurupfu, nta utazapfa. Ikibazo ahubwo ugiye hehe? Imana irambwira ngo abantu benshi baratunguwe, kandi koko baratunguwe. Ese ngo uzatungurirwa muri ayo magambo urimo ya buri munsi? Guhora ukomanya imitwe wumva ko runaka na runaka batabana neza, ntutunguwe ko umva baratunguwe, umva habayeho ikintu gisa mbena nk'igihu. Mbega gutungurwa. Ariko Yesu yongera agire gute atugarukeho. Yaravuze ngo nta kizaba itamenyesheje intore zawe zitakira ku manywa na nijoro. Niyo mpamvu kere yantumye. Wasanga hari n'abandi yatumye ku macana atandukanye bagatanga ubutumwa. Wasanga mu nsengero ahagiye hatandukanye no hasenga no baterana kuwa mu mibyizi kuwa kane. Wasanga hari andi agiye atuma intumwa zigiye zitandukanye. Ngo jya ugenda wiyejeje, nta mpamvu yo guhaguruka ugiye mu rugendo utabanje kugira gute. Impanuka zibaye nyinshi, benshi bagiye kujya bagenda ntibagire gute ntibagaruke. Imana irambwira ngo ikibazo si ugupfa, kuko n'ubundi wari wese aremewe kuzapfa, kuko ririya ni irembo umuntu wese azagira gute azacamo, na Kristo niryo rembo yarigize gute yariciyemo. Ariko ngo uzaba ugiye hehe? Ikindi arambwira ngo mbabwire ngo abantu babaye nk'imyombya ku misozi. Ntabwo ukimenya umuntu ufite ibintu by'Imana, ubutunzi bw'Imana nutabufite. Imana irambwira ngo nimusigeho. Ngo se kuki Imana ipfusha ntimurire mukanezerwa, mwege mwapfusha mukarira? Arimwe n'Imana urumva wakogombye kugira gute kurira ninde? Ngo ntigitumye muri kwiteza abanyamahanga ku misozi mugenda musubiranamo, kandi mwaravuze ubutumwa bwiza bw'iki bw'Imana. Inkoni y'Imana iraje, kandi iraje koko, ije kunyura kuri aya mashasho media. Iraje mwabavuga butumwa, mwaba pasiteri mwe iraje. Nubwo koko ducaho hano kuri aya mashasho media, umenye ko ntago ari pasiteri wenyine kuba waza ugasebya ubwoko bw'Imana, ntago ari wenyine muhanuzi kuba waza kuri aya mashasho media, ntago ari muhanuzi wenyine. Hari abandi bataratwikururwa, uri kumva, kandi bari kuvuga imbaraga z'Imana. Wakagombye guhesha agaciro ngo iyo ntebe wicayeho niyo kamera wicayeho, kugira ngo ubwirize isi yose. Rero ngo wijya gusiga icyasha ku bwoko bw'Imana, kuko hari abana b'Imana bagihari kandi bagifite ibintu by'Imana. Ngo mwatumye abantu b'Imana batagira gute bataza, mwahagaze nyine murababambira kugira ngo abantu bataza, kugira ngo baze bakizwe. Nubabonye aravuga ati nta bantu b'Imana bakiriho, kandi abantu b'Imana barahari papa. Abantu b'Imana barahari mama, bakuriye amamiliyoni, barakuriye abo ngabo, ariko abo ngabo nabiyitiriye izina ry'Imana. Baje ari bazima ariko barabanogora, amaso bayakuramo. Rero wiyitiranya, kuko ngo hari abantu b'Imana Yesu ahagurukije
gukoreshwa imirimo n'iki n'ibitangaza. Ugenda ngo uhite ubona pasiteri avuga ari amagambo uvuga ngo nta bantu b'Imana barahari, barokore b'Imana barahari, ahubwo hari abataratu barahari pe, barahari n'ukuri barahari. Wicika intege, ije kubonana n'izo nkozi z'ibibi ziri gutuma abantu b'Imana batagira gute, batari kwinjira. Kwaga turi ibintu riri muvuga ngo ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, ngwino winjire. Aho kugira ngo abantu binjire, ahubwo barimo barabagira gute, barabasubiza inyuma. Imana izanye igikoni kandi ije guhuragura umuntu uwo ari we wese. Rero bivuze iki mwa bantu mwe? Mwemerewe ubugingo, mwemerewe koko rwose, ariko murabizi ko Imana ijya ihindura isezerano. Reka mbabwire, muribuka Vashiti uko byamugendekeye, yarashatse umwami yumva yarafatishije rwose ibintu byaremeye. None se byagenze bite? Ntabwo yasuzuguye umwami. Esiteri ntabwo yamugiye mu kimbi cya Vashiti. None se ugira ngo ushobora kuba uzi ngo warafatishije byararangiye, hari uwundi urimo urasenga kuko Imana bigoye ikabona ko utari kubikoresha neza. Ubwo bucuruzi bwawe yaguhaye akazi nkaho muri iyo biro wayikoreyemo ibyiza, ahubwo urimo urakoramo ibyangwa n'amaso y'Imana. Hari undi mwana urimo urasenga, bwira Imana ngo Mana ntuma kano kazi njyewe nzafasha imfubyi, nzagaburira abashonje, umurimo wawe nzawuzamura mu buryo nshoboje. Ariko wowe ahubwo nkaho wakoze iyo mirimo wahize ngo warabiretse. Bivuze iki? Iyo ntebe uzayihagurukaho yicareho abandi. Ni ukuri kubera iki wanze gukora iby'Imana ishaka? Ariko Uwiteka ni umutunzi w'imbabazi, ni umutunzi w'amahoro. Ntago ameze nk'abantu ngo duhutiraho. Oya, hamagara hari uwakumva. Hamagara Yesu wenyine arakumva. Hamagara Yesu wenyine haragutega ugutwi. Hamagara, wivuga ngo ngewe urago nzongera guhamagara abakozi b'Imana ngo bura barampemukiye. Umukobwa bumwe akagira gute, agatukisha bose. Hari abantu b'Imana mama, hari abantu b'Imana papa, benshi bagusenyeye urugo baje bitwaje izina ry'Imana, ariko hari abo Yesu ahagurukishe kuza guhereza ihumure. Uwiteka abwira Nowa, ntubwira ngo injira mu nkuge kandi winjiranemo nawe umuryango wawe. Rero bivuze iki? Koko warabyemerewe kuzajya mu ijuru, ariko nyamara hari uko watanye, hari aho udakarabye, urashaka kwambara inkweto n'ikanzu, ariko nyamara ufite uburimiro. Uwiteka yambwiye ngo karaba, yewe karaba uke, akanwa kawe gake, amaso yawe ake, mubiri wawe uke, ntoki zawe zike, maguru yawe ake. Karaba, ibyo uvuga bize binyuze mu mucyo. Karaba musore, karaba papa, karaba no to pi sti ene taya karaba mani bivuga ngo karaba uke, karaba ufate n'icyogesho ukireho isabune ukarabuke, kuko Imana imira kureba ikabona uri muranuka kandi unurukira iki abantu. Karaba kugira ngo winjire mu cyo wasezeranyijwe. Imana itugirire neza. Nubwo butumwa Yesu yarampaye kugira ngo nkuzanire, kugira ngo nkushyikirize. Utabuhetse ingobyi umwana araheze kera. Impamvu Imana intumye ni ukugira ngo nkuburire, kugira ngo nanjye kandi hagira uze ubu butumwa ndimo buvuga nanjye ndi kwiyumva. Imana idutabare, ntago ntutungurwa, ntago uzavuga ngo waratunguwe. Karaba, Imana yo mu ijuru iduhana n'umugisha. Nshoreje ku ijambo rivuga ngo karaba. Amen. Imana iguha umugisha. Muri Matayo 5:25 bavuga ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Imana iduhe kugira ngo imitima yacu ibonere cyane, ko nkunda kuvuga ngo turi mu gihe cya nyuma. Yesu ari kweza umugeni kugira ngo azamwishire atariho ikizinga cyangwa se umunkanya. Kirera Imana y'amahoro iguha umugisha. Amen. Imbaraga n'amavuta bikondeka mu izina rya Yesu Kristo. Ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Ugenderera abandi nakerere ntumusige. Amen. Kandi Imana kurere ikugirire neza mu izina rya Yesu. Ndabyakiriye. Imana ikugirire neza
Imana inyuze kugira neza kwayo imbere yawe mu maso yawe. Amen. Kandi nkwaturiho umugisha. Nukuri ndawakiriye nepo. Nkwaturiho umugisha mu izina rya Yesu. Ndawakiriye mu izina rya Yesu. Nkwaturiho uyu mugisha hagati y'uku kwezi no kwa gatandatu. Amen. Hagati y'uku kwezi turimo no kwezi kwa gatandatu. Wakira igitangaza mu izina rya Yesu. Nabyakiriye mu izina rya Yesu. Haleluya. Amina. Ndabyakiriye. Reka dusubikire aha ngaha. Imana iguhe umugisha rero, reka dusubikire aha ngaha. Kerewe turi kumwe hano mu rugo tuzasubira. Amen. Reka dushime n'umuntu wese wabanye natwe muri kano kanya. Twa turi muri kano kanya twumva ubutumwa bwiza Imana nyujije muri Kere. Nawe turagushimiye. Reka Uwiteka Imana nawe akugirire neza, ariko kandi ukomeze ukurikire ibiganiro byacu ku Musara TV byo nakagaruka. Ciao ciao. Kere, tanga nimero ya telefone usenga Imana. Nimero yanjye ni 078 53 10 311 078 53 10 311. Nimuze tuvuge inkuru nziza ya Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Mana yacu nziza, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko uri umurengezi wacu, tugushimiye ko uri umutabazi. Twebwe ntabwo twari tuzi ko ibi wabidushoboza, ariko kubera urukundo rwawe n'ineza yawe urabidusohoreje. Izina ryawe ririhabwa icyubahiro. Nyemerera buri muntu wese ugiye gukurikirana kino kiganiro, Mwuka Wera w'Imana amwuzure cyane, imbaraga z'Imana zimubonekeho mu izina rya Yesu. Ukorane nawe iby'imbaraga mu izina rya Yesu. Abari bacitse intege, abari bashonje, abari batentebutswe, bongere basubizwe imbaraga muri wowe mu izina rya Yesu. N'abari bahagaze mu nzira kugira ngo abantu batinjira, wongere Mwami Imana ubasubizemo imbaraga kugira ngo batuma abantu bawe bongera gutambuka neza, nta bisitaza bibonetse imbere yawe. Ngaho tugirire neza. Musaraba TV akanya senge yikamera, ndasenze kugira ngo imbaraga z'Imana ziyikoreremo, burizi bw'Imana buboneke kuri bo mu izina rya Yesu. Unyemerere ubutumwa buhanyura bugende bwumvwe n'isi yose. Bantu bave mu byaha, bantu bave mu butinganyi, bantu bave mu bwicanyi, bantu bave mu matiku, bantu bave mu nzangano mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubu umuyoboro uzana abantu kuri Kristo. Ndagushimye kubarwaniriye, ndagushimye kubatabaye. Twe twatuza nk'abantu, ariko wowe ntutuze nk'Imana. Komeza ukora imirimo n'ibitangaza, nanjye mbisabye n'izina rya Yesu. Amen. Ubarikiwe. Amen.